ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu, ngo icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane. Mbere na mbere tubanje kwihanganisha Ariane kubwo kubura umutware we. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose imuhumurize kandi imukomeze mu bihe nk'ibi ngibi ari gucamo bitoroshye byo kubura umutware we. Humura, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Abantu bagiye batandukanye, abakristo bo muri ADEPR bakomeje gushengurwa n'urupfu rw'umugabo wa Ariane. Ntabwo biba byoroshye kubura umutware, ariko Uwiteka uba washimye ko byose biba abazi impamvu. Abantu bari gukomeza kugenda bibaza bati yazize iki? Kugeza kuri ubu ngubu nta makuru ahari mu by'ukuri agaragaza icyateye urupfu rw'umugabo wa Ariane, ariko amakuru ahari ni uko atakiri muri ino si y'abazima. Rero Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ihumurize umugore we asize, naho mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko ku bafite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzabamo. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Ni inkuru dukesha umunyamakuru Ntaganzwa Plaisir wa Zaburi Nshya. Yapostinze ku rukuta rwe rwa Facebook aragira ati Ariane humura kubwo kubura umutware, Imana iguhe gukomera mu bihe nk'ibi ngibi uri gucamo bitoroshye. Rero twihanganishije umuryango wabuze uwabo, Imana y'amahoro ibahumurize kandi bakomeze. Abari hafi y'uyu mudamu bamube hafi, bamuhumurize, kubera ko ageze mu gihe akeneye ko abantu bamuba hafi. Rero abo mwasenganye, abo mwasenganaga, mumube hafi, mumuhumurize, mubwire ko natwe turi mu nzira tuza, kubera ko twese turi mu rugendo. Muri Mbyezi umwuka aravuga ngo ndi mu rugendo, ngo ndi gusiganirwa aho abera bajya.